Peka kana ntabwo ushashore mwiza so bireba urabona utari mwiza njye na papa wawe ninde uzi ubwenge ni papa akare kurabeshya ni njyewe uzi ubwenge ba ese papa wawe ndusha ubwenge ako wajya uvugisha papa sha atabonye azi ubunganike ubushyize mu gikombe byibura cyakuzura Ego. ninde ufite ubwoya ni wowe wapi papa wafite ubwoya papa wowe se ubu ufite ubuhe se ubunyereke se ubu se ni ubwoya ko ari ubwanwa ngo subiramo ubwanwa ubwanwa vuga ubwanwa vuga aha ngo reka nkubwa akajambo ugiye kuvuga vuga serupyipyinyura impyisi ntabwo nabishobora gerageza twumve gerageza reka mwibarize akabazo ari papa wawe na mama wawe ukunda nde ari papa wawe na mama wawe ukunda nde mbwira ariko mbwira uwo ukunda reba hano ari papa wawe na mama wawe ukunda nkunda bose bose se nigeze muvuga bose ninde nyine ni mama wawe yitwa bose abeshya nese mama wawe umukundira iki nuko yambyaye papa wawe se ntiyakubyaye papa se yarambyaye nese yaragutoragura mama yarambyaye ntabwo ari we yambyaye papa wawe se amaze iki yabyaye Fiona se ntabwo muvukana Fiona nyine muravugana ariko papa yaramubyaye Fiona turavugana ariko papa wawe yaramubyaye akushore keza mabujore mwiza pe Come ukunda kurya iki ntacyo ntabwo nigeze nyivuga ukunda kurya ntacyo bahirya gute indagushyiraho utudusatsi ako se mbwira ndashyizeho udusatsi ni mama aha ufite imyaka ingahe mfite 5 ufite imyaka 5 wavutse igihe ki wavutse igihe ki ntabwo mbizi kuki se ari mama wawe nawe ninde mukuru ni papa na mama nakubajije ngo ari mama wawe nawe ninde mukuru mama ni mama warakuruta kumurusha umutwe se nimba ndusha umutwe nyine arandusha ariko mama ni mukuru arandusha umutwe ikindi akurusha ni iki ni amaboko afite n'amaboko manini ko nawe afite akaboko karekare nese so ufite akaboko karekare hari ubwo mbese reba ukuntu kangana urabona kangana n'umuhiri nyine kangana n'umuhiri kangana se n'isekuru ariko ako wagiye harya witwa nde nyine nitwa Shipika witwa Shipika se bisobanuye iki bisobanuye umuvugizi wow gaye hamashyi umuvugizi fata chesi rero ubwenge niko none se ngo gira icyo utangariza abantu bari kukureba abantu bari kukureba wabaha nama ki
wabaha nama urabakunda se byibura yego ngo bwira ijambo ryiza mama wawe bwira ijambo ryiza mama wawe ugukurikiye mbese ubu nubwo wabwira mama wawe ngo uramukunda uramukunda se cyangwa uramwanga hola uyu bamwita Speaker hanyuma nanjye mwari kumva kuri mikoro cyangwa se kuri televiziyo mwarimo mureba bamwita Mr. Kimoto hanyuma uyu mwana bamwita Speaker ni umwana ufite impano cyane Kimoto ni umwana ufite impano cyane Kimoto uramuzi Kimoto ni wowe njye ninde se wakubwiye ko nitwa Kimoto njye sindi dade wawe sinakumvishije muri telefone se ngo witwa Kimoto wanyumvishe muri telefone ngo Kimoto ni ukuvuga ngo tuba twaramamaye ku mbuga nkoranyambaga tugenda ducaho bicicikana ubu nawe uzi abantu bari bureba akavideo kawe ni benshi cyane uzi ukuntu bari bukunda umwana bita Speaker reba ariko Speaker ubundi Speaker tuzi ko ari urabizi Speaker urabizi uzi icyo bisobanuye umuvugizi cyokora ufite ubugambo bwinshi sibyo ufite ubugambo bwinshi sawa murakoze cyane reka tubashimire mwebwe mwafashe umwanya mukurikiye iyi video yacu hanyuma tuzajya tubacishaho n'izindi video umunsi ku wundi mbibutsa gukora subscribe kuri channel yitwa Ameza TV hanyuma no gukora share like comment kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu ducishaho umunsi ku munsi ni channel bita Ameza TV sawa turi kumwe ciao